Icaranga nakinze. Yewe. Mama. Kwiki muri mu ntambara n'izinzi. Umukobwa urkurya cyane umukora akamasara. Sindikinanikuye hano. Mama. Yewe. Shiraga se gowe gamye basande bishira. Dina. Dina zana amazi gira vuba. Zana amazi yo kunywa. Mama, wenda nywa amazi. Bari kinje muzo gufata. Apfuye. Solo urapfuye wowe. Akira ngo mama. Kutamera ukomeye. Ariko bitera stress. Uri mutera icyugaza icara n'imburu wicara cyangwa n'imburu ugenda. Yes, please. Mbega demon. Hejuru washyamo ry'umukobwa mba hejuru. Mba hejuru ndavuga ngo mba hejuru. Umwana wanjye nuko pressure yanjye yarizamutse ko n'umukobwa. Ibintu kandi wa mwana ibintu namukora hanga. Mumenyeho nibura kugabanije iyo pressure. Gusa na ibintu byanjye byo guhangana ndabirambiwe pe. Boni ntabwo ngomba guhangana n'iri shyano ry'umukobwa. Singomba guhangana n'iri gini, singomba guhangana n'uyu mutindi. Ikintu agomba gukora nk'ukumvira mu rugo simushaka. Mama, simushaka. Nambire mu rugo simushaka. Ibyo guhangana simushaka. Ndahangana nawe. Mama, ikindi kimpangana nacyo. Nyine birekera. Binamubyaye. Ntabwo ari mu cyumba cyawe, ntabwo ibintu arya no. Urugo n'urwawe wowe. Nge ndi kumusabira. Ndi gusaba gusa nta kintu. Nta busabire bwawe nkeneye. Ntabwo mushaka hano. Kandi n'umwanzuro nafashe. Mama. Basi. Nakubwiye ngo simushaka. Ntabwo mwahana. 1 2 3 4 5 simushaka. Uyu mugore simushaka. Kinyoro singikeneye hano. Simukeneye. Mama. Sindi bimugenda ntabyo nzi. Niba bihari nashaka n'ahandi ajya kubikorera. Okay, fine. Nambire mu rugo. Tuza. Simushaka. Ega ntukajye ufata umwanzuro mu gihe urakaye. Numara gutuza umeze neza, wicara urebe ibintu byose ubone ko uyu umwanzuro kumwirukana. Iyi kabuti nsanyoroye mwiki. Intambara ntabwo. Uyu se ndamworoye ngo azamarira iki? Uyu azamarira iki uyu? Nzakura he nawe uyu? Kujya kumya kunsaza ngutya we. Ko buryo umuntu mu. Azashaka kunkubita. Ntabwo kwire kumuhonyora. Iki se ni igiki? Maze rwose muko ntuzagira icyuma ruzajya bitumarire bene wanyu. Uri ntacyo mpana nawe. So ko ari Marine. Yo Marine azajya kumarira iki? Muhanganye akagukubita agagukomeretsa akigendera. Icyo tarakoze niki? Ibaze nk'uwo bikoze tudahari. Icyo tarakoze niki? None ushaka ko bizongera bikarenga hanga. Mugihe bitararenga hanga nambire mu rugo. Simushaka. Mugihe bitararenga hasi mushaka. Mama. Kandi twubahane. Umwana wanjye Boni twubahane. Uru rugo n'urwanjye. Urugo nifatanije naso. Urimo kuko nakubyaye. Harimo zamuka uko nkorera. Iki ntacyo kimara hanga. Wate kunyuzuriza wese. Mama, ikinyarwanda ni kimwe nuko namusabira imbabazi. Okay. Reka nkuzanire amazi. Bari yihorere. Nihorere rwose nta kibazo. Nihorere. Gusa icyo nkubwiye mu magambo make Boni uyu mugore se gushaka muri iyo. Niba hari ibindi yateguye gupanga, agenda bipangire hirya azaje kubirangiza. Ariko ntabipangire muri uru. Biri mu biganza byawe uzafata umwanzuro na papa mukora igikwiriye. Nambire mu rugo. Nako ngiye nta kintu. Nambire muko mvira mu rugo bikiri mu maguru mashya. Mvira mu rugo. Reka njye kubyarimo.
namvire mu rugo Boni. Iriwe neza. Iriwe. Makuru ya. Sava. Ibuki kavamo se? Nubwo nyikavamo pe. Kwatinzeho gato se. Umunsi wabaye muremure. Kazi kari kagwa. Ese wa mudeje wanyu niwe mu gikorano? Kugira ngo zahinduka zahubwo. Akora mugabo, yeba mbona bishoboye. Bamugenza mu minsi yashize bashaka kumufungisha kugira ngo babe hajya mu ndi. Ariko buri kintu kimwe bamureka. Umugabo ni inyangamugayo. Amafaranga yose aba ari ku murongo. Yikorera akazi ka HR akikorera ko muri finance akikorera ko mu cyane ngiye buri ahantu amwemereye kuri ya case yawe. Ngiye baragucaye nyo umuriro. Uburyo yaje karika kubayeho pe. Cyane. Wari ugiye pe. Ariko ikiza cyane uko areba ikimenyetso. Nimba nta mpamvu zari zifatika. Itegeko ryo gukurikizwa. Uriya musore wagiye nyine urabona ko nawe yishinja icyaha agasezera igitaraganya. Urabona ko ari washakaga gufata umwanya wawe. Yabonye kuntu kuri kugenda gukurikizwa aravuga ati reka muri magange karenye ntaza kujya muri gereza ko amashyari muri iyi si abantu. Buriya nibyo njya mubwira mwana wanjye ubuzima bw'akajagari ry'ubwirinda. Buriya hari icyo bita umurongo w'ubuzima Imana yagushyiriye hano kuri iyi si. Uzirinde kwirwanirira, uzirinde kujya mu bita kureba, kora akazi kawe neza. Ibyo ugomba kubibona, ibyo ugomba kubona mu kazi ugomba kubibona uko byagenda kose. Kuko Imana yemeye gukora yari ama exam ugakora ama competition ukisanga hariya. Hari abandi bantu basigaye. Hari impamvu yaguteretseye. Ni nayo mpamvu abantu barwanyije umwanya wawe ariko bikarangira ugize gute ntugumyeho. Cyenda nabonye ni neza ntihera. Iyo ugiriye neza umuntu byanga byakoneje mu gitondo nawe azakwibuka. Yeah, of course neza ntihera pe. Uriya mugabo rwose ako tuzashaka no mu byo tumusuriwe tuganire nawe turebe. Umugore waratwite. Sure. Wenda abaramutse abyaye twafataga no kujya tukamuyemba. Cyane rwose. So reka wenda ne kugutinza ujye kuruhuka ariko mu gitondo mbere kujya ku kazi ntugende tutavuganye. Urabizi ko hari dosiye nibwo gutegura gusaba credit kuri banki. Nigeze bikuganirizaho. So hari ibyo bansabye rero ngomba kudepozayo au plus tard demain. Ejo mu gitondo. Yes. Ubundi ndashaka kurara byegeranyije biteguye neza mu gitondo kaza kunyurayo kuko navuganye na Jean de Credit ambwira yuko ejo bazatangira gukora ku madosiye y'abantu basabye inguzanyo. Ubwo rero mu gitondo mbere kujya ku kazi bahageze kare ntago nize kwicira amasaha yawe ugera ku kazi. Ubwo ni wowe ntuze gutinda urara ubikoze biri ku murongo byose byuzuye nahita mbinyuzayo kuko n'undi buze kuzinduka ndaza kugerayo ndaza kugera mu kazi nka 2:30 ugasanga nabisigayo 3:00 bakaza gukora ibyabo. Nta kibazo. Ese bite gahunda yawe na jori ko nta kintu urimo kumbwira? Papa ndi kubikoraho. Ndi kubikoraho gake njye ntabwo mba nifuza kwirukansa ibintu ariko mashaka kubikora neza kandi bari ibintu birambye. Ikindi barambwiye ngo nzakoreka ko nabaye umugabo. Ya hari imyanzuro imwe ngomba kubanza gufata neza ntuje nkazayikwereka ku buryo nawe uzavuga ati wow. Uzuma bombe kubwira njyamo uzagira tentative zaba abasore mugendana ugafata ibyemezo byo kwa ufite umushahara mwiza ukaba wajya kwibana bikakura mu ngeso zitari nziza. Papa oya nakabaye naragiye ariko kuba nkiraha nuko nkibitekerezaho. Byaba byiza rero tugusapotinze ugasoza urugendo rwawe rw'ubusore neza
ugatangira kubaka umuryango. Nta kibazo. Ndabyitaho cyane kandi nzabikwereka vuba. Ciao, kagenda uruhuke. Nibyo gusa mu gitondo bizirikana unuze kugenda tutatwaye iyo dosiye. Ndabanza muvugisha nta kibazo. Sawa papa. Sawa. Uri muri kora siporo noneho mu buriri. Chere. Kugerekeye bite se? Harishyiramo tujoginga ukajya aramunuza kuri hasi ugakora siporo. Dia. Ariko ari ikintu nshaka kubaza kandi ni ukuri ndwara unsubize mu ijambo rimwe. Uriya mukobwa niya n'umukobwa niya n'umugore azaba hano kugeza ryari? Nsubiremo se? Ntabwo icyo mbashatse kuvuga. Hari ikintu gutwaye mama Dani? Ntacyo ntwaye. Nyine ubona ntacyo ntwaye. Ku bwawe ntacyo atwaye nyine. Njyewe rero arakintwaye. Kandi kambwira sheri ngomba kuvuga ngo cyangwa mvuga neza mubona hari noroheje ibintu. My love. Meze ute sana? Meze neza? Meze neza wowe? Cyane nagukumbuye cyane. Ngo nawe nagukumbuye pe. Amakuru ki se? Ni meza shiri. Ko ndi kukubura muri no minsi. Shiri hari pe. Numva ntabwo ndi kubishyikira nk'uko byari bisanzwe. Sinzi nimba ari akazi kenshi, nimba ari iki? Na akazi kenshi ariko nanone ntabwo ari kenshi cyane. Ibaze ko nsigaye nkubura kandi nkureba. Ibaze ko nsigaye nkubura kandi nkubona hano hafi. Oya ndahari shiri wanjye, ndahari pe. Ntabwo sinzi impamvu mbura, nuko ahubwo wowe uba wagiye ukishyiraho ukanibagirwa. Asubwo kuko utambeshye nakwegirwa umukobwa mwiza nkawe. Tuvuge urugero nubwo twaba tudakundana, ari ubwa mbere duhuye tubonanye. Ko nawe shiri mara yawe igira injoga koko. Oya nubwo byaba ari first sight ntabwo nakwibagirwa rwose. None ubu mfite ibintu byinshi byo kurinda, ngomba kukurinda, nkakurinda ibisore byose by'i Kigali, nkakurinda utuntu twose turi hano hafi. Ko bimeze ariko n'ubundi ugomba kundinda, ariko nanjye kwirinda ni ukuri. Turi ko nta wundi muntu nakunda usibye wowe. Ririya shyano ntabwo nshaka kumenya kubibona muri uru rugo. Uriya mutindi ntabwo nshaka kumubona muri iyi nzu. Ibi byose ni ingaruka ze kandi ntabwo nzaguma muri uru nguru ngewe. Uriya mwanda simushaka muri iyi nzu sheri, simushaka kandi ndabivuze simushaka. None se habaye iki kidasanzwe? Ntabwo uburira ryamamo. Ari wewe. Ntabwo tuburyamamo. Ibirya si ibintu byatunaniye kumugaburira. Se nibyo ndavuga ngo uyu mugabo batumwisana ririnjira koko.
ni umugari nijya usohoreyeho akoshera wakihangana nta kwihangana mfite ijambo ry'Imana ritutoza ko dukoma kwihangana kandi ngo kwihangana bitera kunesha ariko iyo Mana izaza no kunyobora mu rugo rwanjye kubusenga njye bivuga ko njye ntasenga ariko Imana niba ihari koko ni izira ishyano ry'umugore Imana izamanuka hejuru inyoborere n'urugo Imana izamanuka hejuru ikemura ibyo mu rugo rwanjye ako ntabwo twagusobanura ubuzima bw'uriya mwana w'umukobwa n'akazi kanjye ntabwo mbwirengere sinamubyaye sindi nyina nambire mu rugo sheri wibagiye kuri umukristo ese byagenze ute ko ndi wikana mu mugongo sheri mbwira byagenze bite sheri mbabarira ndakwinginze kandi unyumve niba mudashaka intambara yanjye muri uru rugo niba udashaka ko njye nawe dushwana uriya mugore nansokere mu nzu none se yagutwaye uriya mwanda nansokere mu rugo nusikiza n'uwita umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo umwita umwanda kuzanamo ibintu by'Imana uratuma njye ubwanjye nyiyambura wizana ibintu by'Imana hamwe n'iriya ishyano ry'umugore sheri ntabwo mbyumva ntabwo nshaka no kubyumva ngende none se nyine mbwira byagenze biti ari wewe ngende ngiye mvuga agashaka kunsomera we ngo amfate ngo ashaka kurwana nanjye njyewe ashaka kurwana nanjye njyewe none se yabitinyuka yego that is my girl iki nicyo gituma ubona nk'ukuntu prince ku munsi ahubwo se akantu nshaka kugusaba twakorana ejo ejo dufite amateraniro azaba arimo ububyutse azaba arimo abavugabutumwa beza bafite amavuta rero nakwishimira kujyana nawe pe mahurira ejo tuzajyane tube twicaye hamwe urebe ibyo ari byo none se ko journaliste anniversaire reba uwo muhungu umwe dukorana w'umushuti wanjye yari afite ejo anniversaire kandi nyine nawe namwemereye ko ngomba kuyijyamo pe umuhungu mukorana nyine wa mushuti wanjye dukorana ese ntabwo waza tukabanza kujya gusenga twavuga tujya muri bidi kandi hari ibintu ngomba kubanza gukora mbere y'uko nyine tujya muri yanjye rero nimugoroba mu gitondo hari ibintu nyine nzakora kugira ngo tuyigemo neza Jolie urabizi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbere na mbere Imana nimba tugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose tubanza Imana wakwihanganye niyo sabukuru basi ukaza ukayisengera ukareba ko byazagenda neza ikibazo rero narabimubwiye namwemereye ibintu byose yabitanze muri gahunda ziwe zose kuva mu gitondo nari nabimwemereye nazurumva namakanya reka noneho nkwereke reka tuzajyana ubutaha kuri church yacu habayo amateraniro abiri reka tuzajyane mu rya mu gitondo kare rya saa moya cyangwa rya saa 2 kugeza saa 4 byabayeho si ibyo bintu kugira ngo uzasange imirambo ibiri muri iyi oya mbwira agezeho ashaka kugutinyuka ngo murwane aho kugira ngo uzatahe usanga umwagaramye hariya sheri wanjye mbabara ufata uriya mwanda cyangwa ubwire dana afatira pubera ayisubiza aho yayikuye wagabanyije amagambo ameze gutyo karishye uzi ko urimo kubicumuriramo n'ubundi nacumuye ntagisigaye si ugucumura oya siga si iyo Mana uri kuvuga ntabwo isuri kubera aka kanya nge ntabwo Imana rero turi kuvuga dia ntabwo noneho ndikumvisha sheri oya sheri mbabarira sheri igireyo iki koko ihangane sibyo ndihangana none se waretse ndabizi neza yuko urumva uriya mwana w'umukobwa ntabwo yigeze agira ngo uriya mbo wivuga ngo uriya mwana w'umukobwa ko ntabwo ari umwana umwana udafite indero ntabaho vuga uti iriya mbo y'umugore ese wambabara ukambwira uko byagenze kugira ngo none bigezeho ufite umujinya utangiye gufata umuntu w'Imana ukamwita umwanda what happened byagenze bite hari abantu baremwe n'Imana hari n'abantu baremwe na shitani wigumya kuvuga ngo uriya muntu ngo haremwe ngo uriya muntu w'Imana vuga ngo uriya muntu wa shitani nta muntu niba yararinjiye mu rugo aje gucumuza njyewe cyangwa yarinjiye mu rugo aje guhangana nanjye
ari umuntu wa muntu muraje murebe ukuntu nge niyambura ibintu byose nkahangana n'uramugoshe. Mbabarira udakora iryo kosa sibyo, mbabarira rwose ndakwinginze. Sheri mva nkubwire no mbivuge n'uburakari bwinshi undi hano mu maso. Uriya mwanda iriya shyano iriya puberi kiriya kintazi singishaka. Byagenze bite ku buryo none ufite amagambo aberemereye gutyo? Ntabwakaza we. Ibi kandi tuzaganira kubera mu gitondo ibyo gukora mbere y'uko njya muri aniveriseri nashobora ihangane tuzajyana ubutaha. Okay. Sheri nta kibazo. Nta kibazo ubwo utaha tuzajyana. Tuzajyana ubutaha reka njye muri aniveriseri. Basinyemerera uziyiteho. Yego nawe urakoze. Uzirinde. Yego nzirinda no kutawa rero kandi kambe muri kandi witoho. Uracyankunda. Kuri umuhungu bakorana byose nzabimenya ariko murandebera koko murandebera. Papa Boni ntabwo nabyihanganye. Papa Boni ngwino ndebere nawe koko. Hajya ugenda vuge ntabwo mamushaka kunyuma. Niba se nabyihanganira ra niba mbyihanganira nje ntabwo ibyo kuno igihe cyo kwihangana cyarangiye. Ngwino ndebere. Ndebera. Umva umuntu kuri muri iki cyumba. Ko tuzabara abantu bagira kwihangana. Uzihangana no kubana n'umukobwa n'umugore unyara mu buriri. Matoro z'ukuntu ihenda. Icyo cyazo murakizi ukuntu matoro zihenda.
aramboreza amaterase ngo azamarire iki reba do umukobwa urakuranyara ku buriri do sizi kuzikoramo sinazurusha kuzikoramo reba ngaho ndebera reba iki kiziga cy'umuhondo reba Dina ngo ni nihangane Dina nk'amamboni ngo ni nihangane kwihangana kurashize kwihangana birarangiye nta kwihangana mfite narakoroheye bihagije kuri nco nta muntu wo kwihanganira wowe ntabwo nakubyaye nta muntu wo kugokera nakoze iki ntacyo wakoze suburi subwa suburyamamo ntacyo wakoze kunyaka yawe ro kunyara ku buriri warangiza umuntu w'umugore ngo uzi ko umugore mu bagore urwo kumboreza uburiri ngewe se oya ningi saro ndi murarana oya ningi warangiza ukabirekera ntubyanike usi umuntu ko twabukizwa n'iki imatoruza amafaranga igura mu buzima ni izina ry'Imana murambekera ntabwo nigeze nyara ngaho umva ry'Imana kirawe ntarumako ntabwo nigeze nyara ku nakuri kunderira haje Imana ntabwo ari ngewe nasaro ndi murarana mu buriri ndabizi se ko ni nonyaye bivuga ngo iki koko ningi wanyayeho none se ubu naba nanyaye ndagira nko kwarindagiye uko ningi wanyayeho ntabwo ari ngewe ni boni ndabizi se wenda wabona wowe na Okay. papa ni mwajya vanaho bino bintu byo kubyanika twaje kugira mu buriri bwawe mva mama boni reka guterana n'amagambo nabivana ibyo kubyanika turamwimurira mu nzu mu cyumba cyo mana hanze data twese mu gihugu cyo mu ijuru nawe ibyo bintu byawe wawigira ntabwo mbishyigikiye uramwimurira he reka nkubwire muko sibyo narakurwaje niba ntarakurwaje narasibye niba ntacyo ntagukorera nanjye ntuzakinkorere niba ntacyo ntaguhaye nawe ntuzakime mbira mu rugo ntabwo kwihanganira inkozi y'ibingiyi ibise n'ibiki mama boni twamuha inzu yo hanze sheri mbabarira ndakwinginze nawe niba hari ikintu mvuganisha ukimbwira mama boni ni izina ntabwo nyuma y'ibi bintu nta kwihangana njye mfite waretse tukamasike boni ni ukuri kw'Imana ntabwo nabikora none se ngo mugiye kunyirukana uravuze ngo mugiye kunyirukana mama boni ni izina ry'Imana ntabwo ari ngewe wabikoze ndavuze ngo mu ijambo nkuremo n'akantu kanjye k'imbere urebe mu ijambo rimwe kandi ntumvugishe nta mwuka mfite mama boni reka ajye kubyanika shari ushobora kunyumva nawe ukampa amaguru kuri aka kanya ko nta kwihangana mfite wambara tudashwana hejuru y'izi nkari z'uyu mutindikazi no hanze yahanutse wambara iyo twereka gushwana ndi handi wubakika imisuri ikinjira we mama boni narubatse nguze ubwange mu cyumba cyawe ambekera ntabwo nigeze nyaka ku ninjya ndayeho mbizi ukuntu byagenze nyine simbizi niba ari wowe nawe wanyaye ariko njyewe wumvise papa ni ngo ni njyewe oya ni njyewe ndavugishije ni njyewe ko uburiri bwa oya nyina ndavugishijwe ariko ni njyewe basi humuriza papa boni waciye bugufi ukumva ko ari twimikirize inkari zawe agasuzuguro ubu nta ndeba wowe ugira iyi nzu ntabwo ari indiri y'imbobo we uzanabaza uzaperereze nta mbobo zigeze ziba ahangaha muri uru rugo ese tuvuga ko naryamye nkarota nkanyara oya ninjye wahanyaye ntabwo ari ngewe ninde ariko wamuvuze umuntu murara ese nakwinginga mu kintu gusaba nayo mu ijuru ntabwo ari ngewe niba atari wowe ni ashaka abe washaka bende pira mu rugo ese mama boni urerekeze hano amasaha ni akazi ke ndamufite kuki ngiye kutangirira impuhwe ngo utekereze ko iyi matora nayiguze amafaranga yanjye we hari umwana hari urwinjira hano tugira mama boni ni ukuri kw'Imana ntabwo nanyaye basi mbabaye ni isoni ngo arerekeza hajye muri Nyabarongo cyangwa muri Muhazi mama boni ngambwe no basi tuvugane ntacyo kuvugana dufite yewe mukobwa ngwino tuvugane najya kuvugana nagira zinga utwangushyirwa dore nta n'utwugira turiya tubiri ufite mubona mu marembo urenga we niba ari uwakuntumye uzamubwire ko wambuze ko wamaze ninjye wabikoze noneho ninjye wabikoze kandi agukubita uguregera nawe agukubise utagira ngo nugumya kunzana hayo magambo apfuye y'ubumayogo mu muhanda ntabwo ndi imbobo ngenzi yawe wowe mama boni ntabwo ndi imbobo ngenzi yawe nugumya kumbwira ubugambo bw'ubumayogo mu muhanda ndenda gusakurwa butwenda umenye birano waze gato ni isoni angegera akazi ambobo ntabwo ari ngewe wahanyaye ntuzi n'indi wanyaye
nyamara wabona ari kiriya kigore kihanyaye kikanambeshyera. papa ni n'ubu ntabwo arasohoka nze kwisohorera njyewe ngeze kwisohorera nze kwisohorera ngagiye nta kindi twakora mwisohorere nabi ubibone nsohokera mu nzu ntabwo ari njye wubatse njye nyine muri mujyi wa Kigali nsohokera mu rugo ntabwo ari njye wubakira imisura n'imisurekazi ntabwo ari njye wubakira abatindi nsohokera mu rugo Tina yangane nyine ubwo ugenda ariko nihangane ikindi wiko ngiye gusigana nanitse nyine nagenda ubwo sohokera mu rugo sohokera niba munanyirukanye basi munsezerere ku nshuti yanjye mbone mumubwire ngo bye mbone se baramubyaye Dina turamubwira ihangane nta kindi twakora ariko nihangane yagize ati arihangane abaye papa ni izina ry'Imana ntabwo nigeze manyara kandi nahanyaye nabikubwira njye ntabwo njya mbeshya n'ukuri kw'Imana nabikoze nabikubwira ubwo hinyaye nta kibazo si hinyaye n'ikindi rero atazinyaye oya mama nisha n'ukuri kw'Imana wambaye mama bani n'ukuri papa buna wamuzabiriye imbabazi z'izina ry'Imana mbabari ntiyazi igipanga cahano ningende kuneza cahano genda ubwo nyine Imana izagucira indi nzira iyo mana yanyu mama bani izina ry'Imana basi reka mfate utuntu twa mureza mverope basi utuntu twara dusiga akira sha uyu mugore nawe uyu mugore wajya mu ntabwo ari kimwe mu Kristo ko mwana w'umukobwa arerekeza ariko akira shaka mverope kawe